Muraho neza ndabasuhuje. Amazina yanjye nk'ibisanzwe ni Amos 245. Aha ni ku Bwenge 360 TV. Uyu munsi twabateguriye ibintu 12 ugomba kwitaho nimba wumva ushaka guhora wishimye. Ese koko turi kumwe? Mbere na mbere ndagusaba gukanda subscribe, like, share. Jya muri comment wandike uti turi kumwe. Guhora umuntu yishimye ni ikintu cyiza ndetse byifuzwa na buri wese. Nyamara usanga hari abahitamo kubaho batishimye, baba bakize cyangwa bakenye. Twifashishije ubushakashatsi butandukanye twabateguriye ibintu ugomba guhora kora kugira ngo uhore wiyumvamo ibyishimo mu buzima bwawe. Ikintu cya mbere, twihuse ikunde wowe ubwawe. Ntushobora kuba wishimye mu buzima igihe utikunda. Gerageza kureka gutegereza ko abandi bantu bagukunda, ahubwo wikunde wowe ubwawe kuko niyo ntambwe ya mbere yo kugira ngo umuntu abeho yishimye. Ikintu cya kabiri, ita ku byo ufite. Imwe mu mpamvu ituma abantu batagira ibyishimo nuko baba badafite ibintu byinshi, bagatangira kwita cyane ku byo badafite ahubwo by'abandi. Kunyurwa n'ibyo ufite, ntiwirirwe uhangayitse n'ibyo ubona na runaka, bizatuma ubaho mu buzima wishimye. Ikintu cya gatatu, gira icyerekezo cy'ubuzima bwawe. Kugira intego mu buzima no kugira ibyiyumviro by'ibyo ushaka kugeraho naho ugana mu buzima bituma wumva ubuzima burushijeho kuba bwiza. Gira intego mu buzima bwawe, ufate ingamba kandi uharanire kubigeraho. Bizatuma ubaho mu buzima bufite umurongo kandi wumve wishimye. Ikintu cya kane wakora, hora ushaka icyaguteza imbere. Igihe uhora ufite ibitekerezo ku gushaka icyarushaho kuguteza imbere, bituma uzamuka ukishimira ubuzima ubayemo kuko ugutera izindi ntambwe ujya imbere. Gerageza guhora ushaka iterambere wishimira buri munsi. Ikintu cya gatanu wakora kugira ngo uhore wishimye, dufata akanya n'inshuti n'umuryango wawe. Ese wumva ubuzima bwaba bwiza bute igihe wifunza abantu b'ingenzi mu buzima bwawe? Hari abantu bumva ko kuba kure y'imiryango yabo bibarinda akavuyo, nyamara siko bimeze kuko ntiwagira ibyishimo bitarimo abo umutima wawe wishimira. Inshuti n'umuryango bafite umwanya w'ingenzi mu mutima wawe, bityo uzabasha kwishima igihe ufata akanya ukaba uri kumwe nabo mukishimana. Ikintu cya gatandatu, fata akanya ko guseka. Guseka ni ingenzi mu buzima bw'umuntu ndetse nta muntu useka atishimye, bityo nta n'umuntu useka wabasha kubaho atishimye. Shaka akanya buri gihe useke, bizagufasha kuba wishimye. Fata igihe umarane akanya n'abantu batuma useka. Usure n'ahantu wumva hashobora gutuma useka, n'ibindi byose wumva byagusetsa ubyiyegereze, bizajya bituma uhora wishimye mu buzima bwawe. Ikintu cya karindwi ni ukwiyitaho. Iyiteho. Umuntu afite umubiri umwe rukumbi, bityo aba agomba kwiyitaho no kwitabwaho. Ntabwo byakoroha ko wishima igihe nawe ubwawe utazi kwiyitaho ngo wihe agaciro. Rya neza, kora imyitozo ngororamubiri kandi wirinde ibyakwangiza byose, uzaba wishimye kandi ufite ubuzima bwiza. Ikintu cya munani wakora kigatuma uhora wishimye, ntukigereranye n'abandi. Ntabwo waba wishimye igihe uhora wigereranya n'abandi kuko buri wese agiriye imibereho, kandi imvugo ivuga ko bitorohera umuntu wese kubona ibyatsi bisa n'icyatsi kibisi. Ushobora kureba iby'abandi bikakubangamira, wibwira ko urimo kwiga cyangwa kwigana. Wowe uri we nibyo bizagufasha kwishima. Buri wese agira ubwe buzima abamo, bityo bifata igihe ubwawe. Ikintu cya cyenda wakora, irinda ingeso mbi. Ingeso mbi nta kindi zigufasha uretse kukwangiza ukabaho babayuza. Irinda ishyari, inda nini, gusuzugura, gushyamirana no kurakarira kuko nta kiza bikurura uretse kukubabaza gusa. Ikintu cya 10 cyatuma wishima, iyegereze cyane abantu baguha agaciro. Ntukihatire kubana n'abantu bataguha agaciro, ahubwo bana n'abaguha agaciro kuko bizaguha impamvu zo gutuma wishima. Ikintu cya 11 wakora kigatuma uhora wishimye, irinde kuba imbata y'ahahise. Ntushobora gutera imbere igihe uhora wiziritse ku byahise. Ibyahise biba byarahise, nyine ntacyo uba wakora kugira ngo ugire icyo bihinduraho. Kwizirika ku byahise bituma ubabara. Reka imbere habe ariho witaho, kandi imbere ni heza. Ikintu cya nyuma, kora ibintu byose wiyumvamo. Kora ibintu ukunda kandi ufitemo impano, bizatuma wumva unezerewe igihe urimo kubikora. Ibyishimo si inkuru, ahubwo ushobora kugira ibyishimo byo kuri mu buzima igihe wabiharaniye ukirinda kwikomereza ubuzima, ahubwo ukabworoshya kandi ukabuha umurongo. Banje kubashimira mwebwe twabanye muri iki kiganiro. Nk'ibisanzwe amazina ni Amos 245. Aha ni ku Bwenge 360 TV. We wacikanwe kanda subscribe, like, share and comment. Unadushyigikira. Ndabakunda. Ciao ciao.